mwese ngo muravukana siko cyambwiye se wasubije nashaka barugendo mukiye munsi y'igitanda nyine nashaka ibiri ese ko ufite inda nini ukaba utazi gukora This Derek again. nangu byose ari wowe ako se waretse ndagufashije ngucikishije gereza uko bari kugufunga wowe iyo nakuriza hari se wari kugenda Mana wamuje n'iki kigoryi ngo ngira icyo mpfana nacyo vaho ubu ugiye kwabira umuhanda wose baze bahurure uzirira ryawe ko ari umunsi nako kagatekereje icyo tugomba gukora kagiye kujyaho karira ntabwo ufite icyo kurira ntacyo ufite cyo kuvuga abana banjye mama niwe ubise mama iraca imibyizi hari wari uri se bari muri kumwe ntabwo nakoraga nkaboherereza amafaranga rira Mana wenda kora iki we mana kuki watumye menyana n'iki gicucu ntabwo menyo njye ntabwenge ugira gusa kuradi waretse ubugoryi nkakubwira urambwira se biragenda gute se uri umugwa muri jitani kandi ndaguhonda wakashano we vaho ngiye kuvuza induru abantu bose bahuruje siba ako kurodi wagiye umuntu mukuru wagiye umenya ko agakecuru mana gakecuru ubusa nk'ubukecuru wowe uri igiki wambubo we gusa imbawe y'imzereza ubu ugiye kurira ndagukubita shawe ngiye kuvuza induru haguruka hagize umuntu uza hano kubera nubwo mpaguruka ni muza do yari ibijyo by'abandi bananijwe ndagiye kubibwira abantu njyewe siba aho ngaho washyano ako wagiye bamuzima nyine ndabizi nagukorera amakosa ariko wirira sibyo mugiriye neza nkuzaye ibiryo ukoze ibintu nkabe umaye ibiryo utari ibyo wahashye gabanya amagambo nkubwira ibintu bizima tugiye gukora sibyo ndagiye n'umuntu uranyangaje iziba aho ngaho umuhanda ntaneze ngambwira ikintu kandi nuko imana gukubita kugira ngo ngende bamfunge njye n'imvungure za gereza turabaho wagiye iwanyu ukajya kurya ibyo nyoko yavunikiye iwacu kuri uriya mugabo ubana na mama uzi ukuntu navuye ambwira mu binyendaro byanjye nongere nsubireyo njye nanga ko nta bwenge ugira kandi agukubita ariko nakubwiye ubusore kugira ngo aba bantu bari hano bose baze nibaze uri umugome sinagutwaye ntabwo badufashe turi babiri ahubwo wowe uri akarozi ushobora kuba wabwira uriya mugore ngo aze ngamva ukuntu uri shitani none ntabwo yari yagiye ntabwo ari wowe wambeshye ngo uramubonye ntabwo ari wowe wambeshye namubonye ahubwo wowe ujye kuzana fanta umeze nk'aho wamuhamagaye uramubwira ngo garuka ngo cya gikorwa kiri hano ngaho nishimiye kwicara hano oya niyo yose ushobora gusanga ahubwo ari imikino amaheruwe uri busubireyo njye ngakomeza kwahaye sawa gishitani we sawa haguruka aho ngaho ntago mpamvu wewe kantu merekeza washano unjyanye mu bagabo bawe abahe sigize imana wabona n'abakubura ukava ku muhanda nawe njya rero kandi ndagukubita n'ukuri haguruka aho ngaho ngiye kuvuza induru bari abantu bose bazi nubiza wendo haguruka se dongi ngeze wahagurutse nk'ubu babaye badukurikiye washanura nawe wewe kantu tujyana sawa uzukuri igicucu arashaka kumbabarira wowe uri muri aho ngaho ngo ndi igicucu arashaka kukubareza akavuga ngo uzukuri imyenda yawe nyine arayimaze icyo ura n'umukire my friend umva banze nkubwire ikintu kimwe ariko siko iyi Kigali nta kintu we irakwigisha urumva agiye kunyica
ngo mbaze mbwira ikintu kimwe wose uzi ukuntu polisi ikora wari warara ubundi muri polisi none se kanya hamagaye polisi irahageze irahageze baraturanye hariya reka nigendere hamwe subona kwamba n'ibikapu byawe burezi de bibigihorero arivugishijwe kuko ngo ziko ngo muri ibicucu ngo najya ngo mbakanga nyine ahubwo imaragira ngo atwumvishe ko nta mutima afite mubi ngo mbaze ngura ikintu kimwe urushaka gusaga ari umutego wuriya mugore abapolisi bageze hariya ngo batubuze Bigeze umunyabwenge kandi nta ntabwo ari ukwigira umunyabwenge ngaho mbwira nujyayo ugasanga polisi zihari bagenda gute ndagaruka nirukana urabacika uracika isasu ndakira hahandi bandasa bakurasanye ngambwira suri igisambo se igisambo se ni igisambo kuko uri gushakishwa ninjya ngo fantaza abandi ntago ari wowe ayerekana video yayibonye wancukaga byagaragara wese niwazanye ibiri ntabwo se ndi umwana kuri wowe ko kingana uko nagewe mu umwana abyara abana babiri buri se baze nkubaze afite video ya buri kintu wazanye ibiryo wamuyifata gishyiramo amazi hari icyo nawe ufura umufata ngambwira ibyo umbwira rero wikomeze kunsakuriza umbweshagura kantu ntabwo wicara ngenda gutanga nawe umunyabyaha numvishe ufite n'ibintu we ushaka kunera umujinya n'ibintu ushaka kugukorera nkabireka kandi njye nshaka kuguha ngabikora wowe none nawe warakabuza wabanje ukakihaza ahubwo mbwira ibyo umbwira mbwira niba utabishaka mbere ubundi ubuze ikintu uri kunshoboza nataye telefone yanjye kwa meza uzige kubika nazo ujya kunshyira muri urwo rukapu rwawe ndugushyiramo se wacu niho mba nyine komanda namenyanye n'umuntu we manzi uri n'igini nzamufatira amasengesho musobanuzi kandi Claude izina ry'Imana amagambo yawe niyaza gutera imbere byahereye ndira mvuze induru n'inzaranyishe ziba umva ikintu gihari ngiye guhindura imyenda nese uri kubimbwira mufashe iki ngaho yihindura nyine ufite umushiha fashe telefone ndakoze umutima mubi wawe wese ugira ikanzu imeze gute bageze ndiba nkawe nzambara rumbi yanjye n'ayibye izi kanzu ziguramo amafaranga ahenze ni iyi se ni iyi ngiyi nyine ngambara ibyo fasha ugafatwa cyangwa ari njye uyambara uyambara ibiki nambara nawe none se nambara ngani izi kariso uri mu mihango kiraho nyine wanyakiro yakomerwa waracu we izi zo cyakora ndazibye so uri kidayimoni kunagenda ujye kutsa n'akamaro mfite izi narazibye nganiza nani ay shigenda ngiye gukora n'izi nkweto nambaye izi nizo waruhinduranye magaze ndi muri ibi izi nizo nibyo umupapa yagiye ahantu asohotse arazigura n'ubwo zibyabaye nyine kandi tuzakomeza kuzigendana ibibazo ndimo si bari njye uzana nzambare baragira ngo wowe muri ikigoryi bazi gufatanya kandi mvuno mukuna ngo ngo buri buryo by'abandi bakanyirukana we nta n'ikintu wamfasha babari zibaze gufatanya ukavuga aho wazikuye nagukira kuri uri bono utanamishira wowe nabivuga wabivuga ndakuyobewe ndagira kunyihimuraho nereza ikanzu yanjye niyambarire kigiye kwambara abantu banareba nk'ukuntu ambara nyine urambarira heza usubu ari njye nawe ni ako ngito umugere muri Kigali reba inzu mbamo ico twariya ndaje ngiye mukumva icara hariya ndasanga wagiye urambona ugiye gukora iki ngiye kwambara icara hariya nyine naho nicaye kandi nsanga wagiye wamaze kumbwira ko uri umujura n'ibiki noneho ntabwo buri kuntera icara hariya Khese urabe cyangwa ari icyenda byawe arengize anyonyi oyo magurukira ku gikapu we Khese kareka n'icari baho uzko bari ibintu bihenduka bwari hariya kandi ubu utumye ibintu byanjye byose mbikora nibwira ko gutekereza ko nsanzwe kwaje mbabwiye ngende kugutangira gushakira akazi urukundo ahantu ngiye kukujyana ni mu babosi kugira ngo umeneke ntabwo uhana ukasipfa uzana ibintu by'indaro uzana ibintu byo kuranga urimo kuririmba bya bintu byawe bazakwirukana mu basirimu ntibakunda gasaba akajyanye niko kamuze uri kunyumva cyangwa wicariye amazi ariko nanuka gato nawe kubyumva mfite agahuye shirira aho waruka uri kumva genda ashaka kukurangira akazi ariko muri ubu buryo kigeragezo sikana
kubaho nabisikara uzi ko wowe uziyahurira muri Kigali ubwo buririmbo ntabwo ukeneye kuburirimba wazibye nkakubwira vuga kigeragezo komeza kigeragezo njye se ndi umukobwa wawe bakubona inzobere umuntu kapfuye uhagaze nta kibazo wowe wapfuye uryamye ngaho wumve ko wapfuye uri VIP mba nkubwira kandi ujye umbabarira tugashondana sibyo shanda kwanga nta kibazo ngenda gukunda ko ngiye kurangira akazi ako nujyana n'ubugoryi karagukora urajya ubona aho uzajya uza kumirabura ngenza kurya ahantu ukora do izina ry'Imana kandi impamvu ngiye kukakurangira nuko akazi wari ufite ukabuze kubera ngewe umva uruganda ziteye unega amatwi neza uragira ikintu wicura kabura ndashaka ko ujye kuri uriya mugore yakoboje yandagiye yarandoshye ibintu byose urabizi ko byagenze uriya mugore navuye hariya arimo kuvuga ko ashaka umukozi wo muri kampani wowe rero ugomba kujyayo ukigira umuntu uri seriyeze umukobwa iyo gitambaro uragifunga neza apara kugenda uririmba utwo turirimbo two mu cyaro ushaka iyo mu igihe giti nambara igashira ugomba kugerayo ndakakujyana ngiye kuri mapu iteye ndakujyana makwereke ntabwo ninjirayo ngenda kwereka urugo hariya ugenda ujyeyo ubabwire uti rero ni ngewe kampani yohereje nukumva ikintu cyitwa irangamuntu bagikubaza ubabwire uti bambwira ko mushaka umukozi byihutirwa none byatumye najya guca ahantu yari wigira umusirimu uvuga ko irangamuntu yawe ibitswe na nyoko wanyu winaha ikindi nakuvuga ko iwanyu ari Butare ariko nyuma nababwira umuntu utahamye kwiyumva ko wavuze ibyo iwanyu ugomba kuvuga ko ari hehe imuhanga akumva ko ari hafi ukamubwira uti ngiye bambwiye ko mushaka umukozi kandi kuba kuntu nanjye mbabaye akazi bitafatiraho ndaza urabyemera ntubyemera ese vuga nyine urabyemera ndarara muri iki kizu noneho ugiye kwakubona nkaho undi uroga nakogera muri iyi micanga nshoranuka namaze noneho niyo mpamvu no kurya byananiraga vuga ariko abantu we kurya byakunaniye kubera kununuka njyewe ubundi si byakunaniye n'ibihera utabeshya uvugishije uko ntabwo wowe winukira ndinukira ariko se nabikora hirya ninukire nyine mbishyire imbere ngimakaze mbikoreho iki ngavuga mani vuga iki kindi nyine byemera kujyana tugenda unjyane none se nutanjyana utajya yani urabizi gahunda ni gahunda ugomba kuzajya ibiryo mu gihe narabona akazi ariko nanjye uzabona akazi uzi ko ngutekereza nkakureba nkakubura isura nkagukurura nayobewe icyo uri cyo njyewe mumaze mubwiza kumenya icyo ndi cyo ntabwo byashoboka ariko umenye ko ejo nanjye nzabona akazi ahubwo njye nuko nakwishimira kukubona wandagaye byibura ngo nanjye njye mu kazi ngo usige wandagaye kuko ndabizi amarira yawe yankurikira ikindi kintu ushaka kubanza tujye kubanza gukora mbere yo kujyayo uri kunyumva cyangwa ufitiye ibyawe urimo shaka vuga ibyo uvuga tugenda cyangwa bire kubona waguru tugiye kubanza tujyane nshaka harumbitse igikapu cyanjye kuko ntabwo nafata uyu muntu ngo nkomeze ngo nanagendane n'ibikapu hano ko gisigamo ku manywa n'ijoro nagisigamo nijoro saba harimo abantu haba harimo imbwa nijoro ndaza nkabanza nkacunga hari abazamu ba hano iyo nawe hari ndaza nkaryama igikapu cyanjye rero ntabwo kigomba kuguma hano tugiye kubanza tugende nshaka ahantu nyibitse urukonyo ase ubundi utanyumva ko ari njye ukuyoboye haguruka hagurukishwa kandi wagenda ukikorera naheze burabyanga ikorere iki gikapu cyangwa ukorere gukorera uko wikoreraga n'amajerekani atatu reka ngukorere utazi umugwaha kuko uciye ugira ni wowe ufite utanawe vaho ndakurikiye wahaga ane nokora aha genda bayi bosi ka genda nabi ndaguha intoto zo mu mugongo
wafashe iki? Yitwa Uwamunera Claudine, ndi umukobwa muri kampani yarinyohereje. Kampani ye? Dukorane umwete ikoresha ababafasha imirimo yo mu rugo cyangwa se abo mwita abakozi bo mu rugo, bambwiye mushaka umukozi. Babikubwiye gute? Sikaba umukozi twari dutegereje ari kuzaza ejo. Bavuze ngo birihutirwa, se wowe mabuja bibabwiye? Ntabwo ari njyewe, mabuja wari kuba uwawe ni mukuru wanjye, kabaye adahari ubu ngubu. Rero bavuze ngo birihutirwa, mpise mfata na moto urabona n'imyenda nzanye. Ko batabanje kutubwira se? Ubwo bamubwiye wenda mubaze. Ubu duhamagaye no kuri kampani twasanga ari byo. Ntabwo njya mbeshya. Nese rero ukuntu usa ungura umukozi wo muri kampani. Rero nari ngiye ndi kumwe n'umushiti wanjye nyine kubera ahantu nari mbaye ndi. Ariko nabwiye banshakira akazi. Ndagenda ubwo rero turi kwitesiza nyine tujye kugura ubugari ngo twirire. Nyine nawe waba muri ghetto. Bambwira ngo akazi beta vuga ndigendeye. Kumara gusa ngo wananiwe n'akara. Hayiwe usubuka ko umunana nanyambare najipo. N'igitambaro. Usa nabi iki abakozi muri kampani so kuba bameze. No kubera uwo muntu nyine aba muri ghetto. Nawe ni umukene yarakubiswe ariko yarabaye ncumbikiye. None se ubugira n'ibyangombwa aho. Biso nta kintu na kimwe iranga muri nta kintu nafite iranga muntu. Nyine iri kuri uwo mukobwa. Ako waruje mu kazi nta cyangombwa nta mwenda nta kigomba. Nese koko ro dushinzwe abakozi ambwiye ngo hita wihuta ninjye bizeye cyane. Ngo abandi ntabwo babizeye kubera akunda kundangira utuzi. Hari n'igikobwa kibacu naza cyitwa Dorosera. Shakigira amagambo kiratukana. Haye. Sinzi ukuntu giteye. Ukora daracyanga. Nambwe ati njye nohereza Dorosera. Bavuga ati atajya kudusebya reka nigireyo. Mise wowe mutandukanye. Njyewe. Ariko mu mama yirwe. Bwira uwo mukuru wawe ari kubundi ko nahageze. Nabanza usuzugura. Urukumbaza ibintu byinshi kandi naga ari we mabuja. Urashaka akazi cyangwa ufite ibindi bikugenza. Nukuri nakazi n'izina ry'Imana do. Manitse n'ikiganza. Cyo uzane Bibiliya ndahirireho. Nabona ufite utugambo twinshi nzi ko tuzagushobora. Cyo koza ngo ino mbanze mwe n'amazi karabikurana no. Urakoze ni icyo gikobwa kigira amazi. Twajyaga kuvoma mu kabande. Nena narushya kwa ni mu rupangu. Iyi modoka ni yanyu. Ibyo birakureba. Muzajya ngenda nteruye umwana mu ntware uri mu cyaro koko. Uzundi wanyone. Umuhanga urazi uri kukatwacanye bwago kukamonyi kuruyenza nibavuga ngo imamba yangu utazakugeza mbari Kigali ngwirira kuruyenza. Nanjye nzana umwumbati nahagira nko kubita. Cyo kujura sekeje. Yankunze. Ngaye. Ubaya niyo yari amahitamo yanjye ya nyuma yo gukuraho telefone ariko se ninayikuraho Drora akaza akaba yampamagara akaza ko nazabura akazi. Muvandimwe Drora aho unyihanganire telefone nyikuyeho kuko gutakaza akazi kanjye nakuraho telefone kuko hano ari nimereye neza. Abarere nyikureho Doro wihe telefone atari ubugurwango sinone umutima ariko uragoye ndetse cyane ariyo mpamvu nashaka kwitesha akazi. Ntabwo nava ku kazi mbayeho neza ubuzima buri kugenda mbabarira utazambuza akazi. Ndabizi isaha n'isaha wampamagara. Icyemezo cyanjye ni ugukuraho telefone.
Anti ndagiye ndabona akazi kamereye nabi. Ndagiye ntutinde ku muhanda. Gerageza ukoresha iminota mikeya. Uribuka ko nagutumye na kokombure. Nabuze buriya bitanu sibike. Kongo iki? Utangiye imico yo kuzajya utera. Wapi nuko nyine ahantu nabaga. Ahubwo nagarure ugire vuba muri bya bitanu cyane. Koresha uburyo bushoboka bwose ugarure. Wagarura ijana wagarura ngahe? Simbizi. Ugarure. Kandi wibuke kokombure tica kuza kuvuga ngo urasubira ku muhanda. Ngarure wewe ibihumbi 5 ufu y'ubugari ngo tembo y'abana. Okay, ugenda ubwo mu gukora list unyadukira uko wagiye ubihaha. None se si wowe twahuye ukambwira ko iwanyu ari hariya uramara iki hano? Kabakene bagira agasuzuguro reba ukuntu ndeba. Ariko reka nkwibarize numvishije ngo uyu mumama wa hano ngo buri wa gatanu ngo aba afite igikorwa cyo gufasha abakene. None waruje ngo agufashe. Oya nyine niyo mpamvu uri aha ngaha urimo urakora utu turimo ngo agufashe. Nyine nawe warushe se ngo udukore bagufashe. Oya gise uyu mudamu hano ko ari inshuti yanjye yaje kumureba. Buriya cyagiye nuko twahuye nkakwibwirisha ari amagambo ariko reka nongere mbikwibutse. Ukuntu Imana yandemye ntabwo nkunda kubabaza abantu. Ariko nasanze ugira agasuzuguro ariko narakugendanye mu mutwanyi ndavuga uriya mukobwa nubwo ari umukene. Umukene wihagararaho. Nakubonye usa neza n'uyu munsi urasa neza wambaye n'amarinete. Wagize ngo kuri iyi singo abakene bambara amarinete ni bangahe? Ni bake barwara amaso bakarwara imitwe ukajya uhora wumva kubwira ngo ndwaye umutwe ngo udakira kandi ari ukubera amaso adashobora kuba yagiye kwa muganga wamupima ariko wowe ubukene bwawe bwose ufite n'iwanyu cyakora mufite umuturanyi mwiza. Nuko ko Imana uyu mama Imana ijye umuha umugisha mwinshi simbizi ukuntu nabivuga. Nyine impamvu bavuga ngo uyu mumama ntabana ari kumuvuga mu izina nuko ari bwo tukimenyana. Tuba tukiri kwigana. Uziko mfite musaza wanjye uri kubaka inzu igeretse ku yindi. Uramutse uretse no kuzana roho mbi wowe uyihoreye ibintu byo kuvuga ngo ugize umutima mubi ngo wumve ari cyo kintu ushyize muri wowe nazaguhuza nawe ariko ikintu bisaba nuko wazaza gusaba hano bakagutiza inzu umusazanye ntiyagushaka ubona uri wahariya muri barabakene ndi kare rirata ariko umubeshye ko yanyere mu bakire yaza akagushaka ngo mwese muri bamwe bande ari wanyu ari wacu n'ubivuge musaza wanjye ubwo mwese muri bamwe musaza wanjye waramuzi uziko yavuye mu gisirikare. Gisirikare se urumva ari ikintu kirenze. Ni ikintu kirenze wowe reka mbanze nkubwire nta nubwo we nakifuza kumbera muri mukazi waje kuko Mana yanjye najya nekeza ko umusaza wanjye barana nakagore karaho kagakene gasa nabi kubura inete ushobora gusanga nawe marinete atari nayawe. Reka ndabiyobewe se abantu barifata bakambara marinete y'abandi ubwo buri gukanga abantu kandi byahe akunda amagambo ugira uyakora. Nyibwirira mabuja hano arimo se niwe wasigaye ku rugo ubu se reka nkubaze ariko se ubu niwongera ukarakara we nk'iyo wiriwe ku rugo rw'abantu ugakora muri jaride gutya nk'ibi ngiye sinabikora ukanafura ukanakoropa ukanabatekera baguhangaye ku munsi wamenye nawe se uza kuyakorera. Oya mfite inshuti yanjye nabirangira ikajya ijya kubikoramo. Wowe se hari akazi ufite? Njyewe yego mwana ubu se ushaka kumenya ikintu nkora njye ndi mu maneko. Unekera igihugu se unekera ibyo nekera byose ntago wamenya umukobwa rwose ibi nari nanjye kukubwira by'ukuntu umusaza wanjye yagushaka ntago byakunda kuko ubukene ufite wowe bisaba kubanza gushaka umupfumu akakoza umukoshi w'ubukene ukagushiraho barangiza akagusiga
ewe mana bakabapfumu nabo mana akagusiga imiti yo kuba musaza wanjye yakwiyumvamo nanjye nkakwiyumvamo mama wanjye akakwiyumva urumva imiti bagusiga ni myinshi cyane rwose ugize kuba ufite ubukene umushiha unanutse ntacyo urya ngo kikugere ku maraso ubuse ubushize waranyimyoje ndakubera wagikobwa we njye nawe nkunda abantu banyimyoje ndebera kandi nta discipline ugira njyewe kankubwiza ukuri Imana bituri mu iki kigorera aka kagore kagatinduza ukuntu kamenyereye uri kuvuga ibiki uyu se ni umugore ca hano sohoka sohoka njye sohoka njye ko akanga katwara huyu akanga katwara huyu bushize uyu ni muri mabusha ariko cyasoho muri umuntu wanjye kubusha byahe ku iki kigore nzi ko iwaba ari ahantu bakene caha kugira amagambo uri ase drose rumusazi rumusazi gute akose njyewe ntabwo mfite umva mbaze nkubaze wowe urifashe uraje mwikoreza gahunda biciyemo nguhaye telefone yanjye uragiye uyikuyeho washaruwe kubongereza nyikuyeho wajyanye ishyireho niyanjye nese wubaga nayi guhenga uyimbikira nabuze aho nyibikagiye abantu bawe bamamagara ukabitaba ngira ibyo ushaka kuva abatanye nyine nje kumenya ukuntu byagenze nyuma yo kunje mu rugo baranyemeye ahubwo so genda ngende ntago ndayishyira none ngende uzi ko bimeze gute none unagwambwiye ngo nyuma y'iminsi ibiri urabubonye akazi ni nk'igiki waruje kumara koko mba nyine kumenya ngo nyuma yo kwinjira mu rugo bimeze gute uranshinzwe wakarande winkururuka none urumva soma amagara kumbaza ariko cyane aho mba sinuhaze ngo mu muhanda nabura akazi ndayishyira aho ngagiye ushyiraho telefone yanjye ibintu ukeneye kukubwira wumvishe cyangwa ngaruke njyewe vaho se watunzaho uriya mukobwa ni uw'iwacu n'umusazi yitwa Dorori urumva none wamwohereje kuzanga kunuka kuri ndarengana soze ko natambitse sinatambitse ndeba niririmbira ahubwo buraya mbonye ngiye guhaha mukasera murozi do isara afite umugore wa mbere arapfa ashaka undi aramuroga na muntu umunani kuri ameza ahora avuga ibisazi nk'ibyo none se ubu njye nagututse kuri mbabarira njye ubu ngubu byanandenze umuntu arifata akaza mu rugo rw'umuntu agatukana kuriya nibyo bamuroza ahora agenda nka roho mbi ujya mu kintu bita ikibunga kimwe gihora kigenda mu mazi naharara kabiri n'umusazi ni kuri ahubwo nakoze ikosa sinakinga mwana we kumbe ejo undi niyo mpamvu twaba afite ibikapu utamenye ukuntu ameze umva ambwira amagambo menshi aranuka aransebya umva ndumirwa ni umusazi kumbe afite ikibazo cyo mu mutwe ni ukuri umva canga ujye kunkorera ya salade vuba nawe gira vuba ubwo se ubwo salade ugiye kuyikora mu kiwanjije yambaye n'ishobora kuhabona sije nuko muziki azi imodoka muzayishyiramo twamaze gukira twagiye turi gukina ako ubwo salade ugiye kuyikora mu kiwanjije uri kwita umukene ugakoze nabi genda usubire harizo wegera